bavuga ngo migration ngo yarahagaze ngo ntabwo abantu bakibona migration. Guys, migration iracyatangwa kuwa timu irimo irakora ibishoboka byose kugira ngo nyine abantu ibimurire payi zabo ababashije gukora ibisabwa. Niba rero bajya gushidikanya ku kibazo cya migration kubera yuko abantu benshi iyo binjiye muri cyazo cya Pi Explorer aho twareberaga migration uko zitangwa usanga cyarahagaze. Impamvu cyahagaze ni ukubera iki? Nuko iriya ari application ntabwo kwa timu yari yayaho uburenganzira neza bwo kuba bakontorora system. Niyo mpamvu rero wabonye byibanye, ariko bitavuze ko blockchain ikora. Migration ziratangwa ndetse ndakeka n'umunsi kuri tariki ya 15 z'ukwezi kwa karindwi. Pi network iri hagati ya 0 n'ibice 0.46 na 0.47. naho ngaho nyine Pi iri ko bagaragaza yuko Pi coin igiciro gishoboka gitoya ishobora kuzafungiraho n'ubundi ni 0.40. aho ngaho niho bagaragaza ko ariho support ya Pi network iri ni inkingi ikomeye yo igiciro nyine gitoya Pi network ishobora kugeraho ni 0.40 niho bita support. Abantu nuko mu mezi ari imbere ntabwo unlocked cyangwa se za Pi zabaye locked zizaba ari nkeya cyane. Murabizi igituma iri soko rigwa rya Pi network na migration baba batanga buri munsi. Ikindi ne Pi abantu baba bararokinze igihe cya lockup nyine kiba kirangiye, hanyuma za Pi nyine bagahita bazishyira ku isoko ako kanya. Mu mezi ari imbere aha ngaha rero nta Pi nyinshi zirocked kwa timu izafungura. Bivuga yuko nyine agaciro ka Pi gashobora kongera kuzamuka. Ndavuga babandi barebera Pi network. Let's go. Yes, ibihe byiza ukurikiye Habibu Crypto aho uri hose, nizere ko umeze neza. Udukurikiye mu Rwanda nawe uri hanze, mwese mbahaye ikaze mu kiganiro nge mugiye kubana muri iki kiganiro nitwa Habibu. Iyi ni Pi network niyo tugarutse tuje ku makuru ari kugaragara muri blockchain uyu munsi tariki 15 z'ukwezi kwa karindwi umwaka 2025. Niba ukunda ibiganiro byanjye ngwino tubane muri iki kiganiro. Icyambere turarebera hamwe ngo kuva ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa karindwi kugeza uyu munsi ku itariki 15 nyine z'uko kwezi, kwa timu imaze gutanga Pi zingana iki? Kwa timu imaze kwimurira abantu Pi zingana gute? Nizere ko nyine utari bucikwe n'ikiganiro. Niba uba ushaka kumenya amakuru y'umushinga wa Pi network, ushaka kumenya ko buri munsi uko uyu mushinga uba uhagaze. Ingingo ya kabiri turarebera hamwe igiciro cy'umushinga wa Pi network. Pi network ihagaze gute kuri aya masoko y'ivunjisha? Ese ufite Pi network imwe wahabwa amafaranga angana iki? Uramutse ushaka kugura Pi network wakitwaza amafaranga angana gute? Iyo ni ingingo ya kabiri turi buganireho. Ingingo ya gatatu turabera hamwe ngo se koko isoko Pi ihagazeho ubu ngubu nibyo izagumaho, hari icyizere ko iri soko ryahinduka? Ikaze nyine mu kiganiro. Ingingo ya gatatu cyangwa se ingingo ya kane ari nayo turi gusorezeho, turarebera hamwe ahazaza ha Pi. Ese ni iki gishobora gutuma iyi Pi yacu igira agaciro kurenza uko tubitekereza ndetse tutayirebeye ku masoko y'ivunjisha? Kora subscribe tujye tubana mu kiganiro ndetse usharinge n'ikiganiro cyacu. Twandikire muri comment utubwire uko ubona ibiganiro byacu, tubwire icyo twakongeramo ndetse ibitekerezo byawe n'inkunga ikomeye. Ikaze. Nkuko nari natangiye mbivuga ku ngingo ya mbere, kuva ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa karindwi umwaka 2025 na gatanu, ubu nyine ku kwezi turimo, kwa timu imaze gutanga migration. Kwa timu imaze gutanga migration, imaze gutanga Pi zose zimuriwe muri iyi misi, zimuriwe mu gice cya mainnet zingana na miliyoni 276. Guys, urimo urabyumva neza? Nuko ngo abapioneer bose bakoreye migration, ufashe Pi zabo zose zimuwe ukaziteranya zingana na miliyoni 276. Aka kanya nyine tuvugana kuri uyu munsi w'itariki 15 z'ukwezi
kwa karindwi. Murumva yuko ni ibintu byiza. Babandi bajyaga bavuga ngo migration ngo yarahagaze, ngo ntabwo abantu bakibona migration. Guys, migration iracyatangwa kuwa timu irimo irakora ibishoboka byose kugira ngo nyine abantu ibimuriwe payi zabo ababashije gukora ibisabwa. Niba rero wajya gushidikanya ku kibazo cya migration, kubera yuko abantu benshi iyo binjiye muri cya gice cya Pi Explorer aho twareberaga migration uko zitangwa, usanga cyarahagaze. Impamvu cyahagaze ni ukubera iki? Nuko iriya ari application ntabwo kwa timu yari yayaha uburenganzira neza bwo kuba bakontorora system. Niyo mpamvu rero wabonye byibanye, ariko bitavuze ko blockchain ikora. Migration ziratangwa, ndetse ndakeka niba uri umwe mu bakurikirana uyu mushinga hatabuze n'abantu 2-3 muziranye bamaze kukubwira ko muri ino minsi bamaze kubona migration. Iyo ni ingingo ya mbere twaganiragaho. Ingingo ya kabiri twarebeye hamwe igiciro cya payi uko ihagaze aka kanya. Ni ukuvuga ngo niba uri umwe mu bashaka gustakinga cyangwa se guholdinga payi, abashaka kwibikaho izi coin kugira ngo nawe zizakugire umumaro w'ahazaza, icyo wamenya ni uko uyu munsi kuri tariki ya 15 z'ukwezi kwa karindwi, Pi Network iri hagati ya 0.4 na 0.46 na 0.47. Sorry, 0.46 na 0.47. Naho ngaho nyine payi iri hagati na hagati. Bivuze ngo uramutse ugiye ku isoko ushaka kugura payi imwe, wakitwaza amafaranga cyangwa se wakitwaza amadolari angana na 0.46, cyangwa se ukitwaza amafaranga ari hagati ya 600 na 700 y'amanyarwanda kugira ngo ube wabasha kuba wabona payi imwe. Ni ukuvuga ngo rero ushaka kubika payi cyangwa se nawe ushaka kugurisha nyine bitewe n'uko ubona yuko ari ngombwa, urumva ko igiciro ndakikubwiye urakimenye naho payi ihagaze. Ingingo ya gatatu twavuze ngo ese koko isoko rimeze gutya, payi imeze gutya ku isoko izakomeza gutya cyangwa se hari icyizere? Icyo wamenya cyo nuko abasesenguzi b'abahanga bazi gusesengura ibintu by'amafaranga koranabuhanga, by'umwihariko ababa mu gisate cya cryptocurrency cyangwa se ababa mu gisate cya trading, nuko bagaragaza yuko payi coin igiciro gishoboka gitoya ishobora kuzafungiraho n'ubundi ni 0.40. aho ngaho niho bagaragaza ko ariho support ya Pi Network iri. Ni inkingi ikomeye y'igiciro nyine gitoya Pi Network ishobora kugeraho ni 0.40 niho bita support. Abantu bazi bya trading nyine iyo bavuze support ni igiciro cyo hasi kiba giheruka cyangwa se coin niba yagezeho. Noneho iyo bavuze resistance ni igiciro cya nyuma coin yigeze kuzamuka ikageraho. Nizere yuko rero mwabyumvishe neza. wowe wajya gushidikanya wumva yuko ngo bitewe n'uko total supply ya payi nini ngo uzabyo ugasanga payi yageze muri 0.00. ibyo ntibishoboka. Abasesenguzi bagaragaza ko nyine 0.40 aricyo giciro gitoya payi ishobora kuzageraho. Niko gaciro gakabije kabisa ko kumanuka kw'iri faranga gashobora kubaho, kandi koko nyine namwe murabizi imaze gutestinga iyi support inshuro nyinshi ariko ntirenge kuri 0.40. Guys, nizere yuko nyine umeze neza. Ese ikiganiro kikumva bimeze gute? Niyemeje kubaha amakuru yose, ndetse aho ngiye kujya mbinjira muri blockchain nkabasesengura nkababwira buri munsi amakuru ari kugenda agaragara muri blockchain. Ikindi kintu rero twavuzeho ari nacyo cyane turi gusorezeho ni ingingo ya kane ivuga ngo ese ahazaza ha payi ni hehe? Ahazaza ha payi hameze gute? Ikintu wamenya cyo nuko nyine ahazaza h'uyu mushinga ni heza. Icyo cyo nkunda kukibabwira buri munsi, kubera yuko Pi Network ikintu cya mbere gishobora kuzatuma n'agaciro kayo kazamuka muri ino minsi nk'uko abantu barimo barabivuga, nuko mu mezi ari imbere
nuko amezi ari imbere ntabwo unlocked cyangwa se za payi zabaye locked zizaba ari nkeya cyane. Murabizi igituma iri soko riba rya P-Network ni migration baba batanga buri munsi. Ikindi payi abantu baba bararokinze igihe cya lockup nyine kiba kirangiye, hanyuma za payi nyine bagahita bazishyira ku isoko ako kanya. Mu mezi ari imbere ahangaha rero nta payi nyinshi zirokedi Coatimu izafungura, bivuga yuko nyine agaciro ka payi gashobora kongera kuzamuka. Ndavuga babandi barebera P-Network ku masoko, ariko uzi icyo abitse we ntabwo agererwa atekereza ibya payi, ategereje icyo twakita ecosystem ko yafungura. Ikindi gishobora gutuma payi izamuka nuko Coatimu yashyize imbaraga mu bijyanye n'ama app. Nk'ubu icyo muzi app Studio, iyi app Studio ni ukuri ni nziza cyane kandi ni ingenzi, iri mu bimwe bizatuma P-Network izamura agaciro. Ikindi ni staking. Mwabonye yuko iyi mishinga cyangwa se aya makampani menshi yo muri Coatimu cyangwa se muri payi bayategetse gustakinga payi, ndetse bikaba nk'itegeko. Rero kuba bakora staking, abantu benshi bastakinga amapayi yabo, amakampani, abantu basanzwe ku giti cyabo kavuga ati ngiye kugura nka payi 1000 nzibike ntawanyegeje uko bizagenda. Ibi nabyo biri mu bimwe bituma igiciro cya P-Network kizamuka. Ikindi murabizi Coatimu iherutse gutangaza icyo bita ventures, ni ukuvuga ngo icyo bita 137 ventures. Icyo nacyo ni abashoramari biyemeje gushora imari muri uyu mushinga wa P-Network, ndetse bashyiramo akayabo k'amafaranga. Niyo mpamvu rero wowe wamenye P-Network, wamenye ikintu cy'agaciro, icyo usabwa ni ukwihangana ubundi ugategereza. Wakoze nyine kubana nanjye, wakoze gukurikira Habibu Crypto. Tuzahure mu yindi video ikurikira. Imana ibagirire.